Muri iki kiganiro akantu twagiye kubabwira kagira kati tubahaye ikaze inshuti z'akadasohoka za televiziyo ubugingo buhoraho. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira n'umuyobozi washinze cyangwa se watangije ubugingo buhoraho, adusobanurire byinshi bitandukanye, ibibazo mwibaza ku ishingwa, ibisobanuro ku bugingo buhoraho n'ibindi bitandukanye mwifuza kumenya cyangwa se by'ingenzi. Ahangaha rero namwakiriye muri studio, yatangira abasuhuza. mwiriwe, njyewe nitwa Maniragaba Innocent. Mwamwumvise rero, yitwa Maniragaba Innocent, tumuhaye ikaze. Ni byinshi rero Maniragaba Innocent abantu bibaza ku bugingo buhoraho TV mbere y'uko mushinga televiziyo ubugingo buhoraho. Igitekerezo cyaje gite? Ese ni abantu mwicaye muraganira? Uratuha imvo n'imvano yo kugira ngo icyo gitekerezo kibe cyaza. Njyewe iyi cyano yo kuyishyiraho byahereye ukuntu niyumvagamo igitekerezo, numvaga imbaraga iri kunyuramo, numva nshaka kubwiriza ubutumwa, ariko nkareba kubwiriza ubutumwa nkabona biragoye. Kugenda ahantu henshi mbona hari uburyo bushobora kuba bwagera ku bantu benshi aka kanya n'ikindi gihe, kandi ukaba dufite ubutumwa bukenewe na buri wese. Kandi noneho ni nk'ukuntu nawe waba ufite inkuru nziza ukumva ugomba kuyitanga, ukaba uzi yuko aba bantu ko bagiye kujya, ko hari amahirwe yo kuzabona ibyiza by'ubugingo buhoraho, abantu bakazabaho neza mu munezero. Ni gute tutabwira abo bantu benshi ko batanazi n'ibyo ari byo? Abantu benshi bavuga ngo ntibemera ko n'Imana ibaho, abandi ntibazi n'ubutumwa bw'ukuri ubwo ari bwo. Twebwe hano tugomba gusesengura duhereye kuri Bibiliya n'ibindi bitabo n'abandi banditse ku bitabo by'ijambo ry'Imana. Urugero duhere nko kuri Luther buriya ni umuhoteli nawe nemera, ndetse na Ellen White nawe ndamwemera cyane. Nkongera nkemera n'umuntu witwa John Bunyan. Bari abantu basesenguye ibijyanye byinshi byo tuzashingiraho, ndetse n'abandi bazaba batandukanye nabo tuzabashingiraho kugira ngo abantu bose bamenye ubutumwa. Yego rero mwabyumvise, ibisobanuro yabibahaye kandi ndatekereza byumvikanye, ariko turacyamufite kuko hari byinshi cyane dushaka kumubaza. None Innocent, twagira ngo dusobanurire, ese ubugingo buhoraho bishatse, uradusobanuriye, ariko ubugingo buhoraho tuzabubona ryari? Ese bubonerwa hehe? Kugira ngo umuntu abubone asabwa gukora iki? Nicyo kibazo dushaka kugira ngo dusobanurire. Ubundi wenda nicyo kibazo umbajije, ariko hari ikibazo cya mbere cy'ibanze. Hari n'abantu bumva bavuze ngo ubugingo buhoraho ni igiki? Abantu benshi bashobora kukikubaza, nanjye muri comment uzabona ikintu cyo kizaza mbere cyane. Ubugingo buhoraho ni igiki? Ese umuntu azabaho gute? Bigere ryari? Amara imyaka ingahe? Hari igihe turi kwigisha ahantu mu rusengero, tuvuga ko abantu bazaba byiteka ntibongere gupfa. Umuntu avuga ngo njyewe maze imyaka ngo 500 nkipfira ntacyo bitwaye, undi maze imyaka 1000 nkipfira nta kibazo, undi ati ese namara imyaka nkarenze miliyoni ubwo nko nkomeza nkamara iki? Ariko noneho reka dusobanure neza ko ubugingo buhoraho ntabwo ari ikintu gishasha ku muntu, ahubwo umuntu Imana yaremye umuntu ufite ubushobozi bwo kubaho iteka ryose, ariko ishyiraho nyine ikintu cyagomba kugira ngo nawe ashyireho uruhare, amanze abyemera ngo abyange. Niyo mpamvu n'abantu benshi bakora ikoranabuhanga bashyira ahantu ho kwemeza no guhakana. Ntuzakore ku cya giti cy'ubugingo nutagikoraho icy'ubugingo yaracyemerewe. Niyo mpamvu baramye burya imyaka 900 na 960 hari n'abayigeze. Abo bantu ba mbere bararamaga kuko bagize kuba yarari ku cya giti cy'ubugingo, ariko twebwe Imana ikimara kuvuga ngo Adamu ntabwo yemereye kongera kukiryaho kubera yereye ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana yahise ivuga ngo kuko mwakiriyeho no gupfa muzapfa.
ubwo abantu bahise bandura urupfu ako kanya. Noneho na cya giti cy'ubugingo ntibemererwa kugikoraho. Uzi ko abamarayika babirukanye, baraje bo barirukanye baragenda bari guhunga, nuko Imana iraza baganiriza aho bari bahungiye, bagarutse ngo bagiye guhengerera basanga marayika n'inkota yahageze. Ntabwo bongeye gukora kuri Edeni kugeza igihe umwuzure wagize ute waje ukayitwikira. Ubwo umaze kukwitwikira banditse n'abatanditse ngo Edeni yimuriwe mu ijuru. Muri make mu ijuru nyuma ibya Edeni bizongera kuboneka nyuma yaho. Ubwo rero abantu muri icyo gihe batangiye kwicana, kandi se yica Abeli n'umuntu we aba arapfuye. Nk'ukuntu watera akanyoni uri kubona kituye hasi, abonye yituye hasi, abona nk'ukuntu bicaga intama bari kugira ngo babone imyenda yo kwambara, abona biratanga ahimba no kumutaba ngo azimanganye ibimenyetso. Ubwo abantu batangira gupfa gutyo, abantu batangiye bahera ku myaka 900 bapfa, 700, 300 kuza ku ijana, yewe n'uduhinja dusigaye dupfa. N'umuntu ufite imyaka 75 yapfa aravuga ati nararamye. Abantu bavuga ati nabana wararamye. Ubwo rero cyo kibazo bambaje uti ubugingo buhoraho ni iki? Ni ukubaho byiteka, ntuzongere no gupfa na rimwe, nk'ukuntu abamarayika bariho b'Imana batacumuye, nta rupfu bari babona, keretse nabo hari bacumuye Imana ikagira ikibagenera. Ariko ubu ngubu bazabaho, ntabwo bazigera bapfa, kuko n'uhoraho nawe ntabwo apfa, ahoraho, ntabwo Imana ipfa. Niho twashinye tuvuga ku bugingo buhoraho, keretse wenda harabona nakoze neza ngo twibukiranye. Oya, wabisobanuye byumvikanye, ariko nanone twifuzaga kumenya, ese hari ushobora ubuzima buhoraho bwakomeza ubu cyangwa se ni nyuma yo gupfa? Ari twe bazaba bariho n'abazaba barapfuye, ubugingo buhoraho bazabanza kuzuka kugira ngo buzakomeza, kugira ngo twese abantu benshi bazanyura mu rupfu. Bivuze ngo rero Pawulo nawe ntabwo yasigeze asobanura ngo avuge ati ntabwo muzapfa, ntabwo asobanura ngo igihe kizashira. Pawulo yaranditse ngo bari bazi ko bugiye bagiye guhita bakigira mu ijuru, bapfuye nibo bazabanza. Ubwo rero akantu nari nakavugaho gatoya kugira ngo ni akantu ngiye kubabwira yuko twese dufatanye ni ukuvuga ngo bivuze ngo rero umuntu hari abantu icyo gihe bigaragara ko hari abantu bazaba batazanyura ngo muzapfa mu gihe kizaba giheruka, ntabwo ari ubu ngubu. Bo bari bazi ko bagiye guhita garuka, abo tubumvikanaho. Ubwo rero abo ngabo abo bantu batazanyura mu rupfu na rimwe, hari n'abandi bazarinyuramo, hafi ya twese benshi tuzarinyuramo. Umuntu hari abantu icyo gihe ndetse nawe nasomye byinshi ngo abantu ngo Imana izafata bamwe karengane kagiye kuba kugira ngo Imana ibasabe gusinzira, kuko batazashobora kwihanganira tubumvikanaho n'imiho bizaba bihari mu minsi. Abo ngabo abo bantu bazanyura byumvikanye ariko nanone dushaka kwibaza ati hari abenshi bazaca ndetse nawe nasomye byinshi ngo abantu ngo Imana izafata haba hariho abatazarucamo, abo ni bande? Cyangwa se yaba ari indi topic tukazayishakira ikindi gihe. Okay, murakoze rero, twagira ngo dusoze tunasenga kugira ngo Imana idushoboze kuba twatera intambwe yo kuzabona ubugingo. Haba hariho abatazarucamo, abo ni bande? Turagize Imana. Cyangwa se yaba ari indi topic tukazayishakira ikindi gihe. Turagushimira Uwiteka Mwami Imana, tugushimira imbabazi n'ubuntu bwawe murakoze rero, tunagira gucyubahiro. Uwiteka Mwami Imana, tumaze gukora ikiganiro tukinjiza kugira ngo dusobanurire abantu bamenye neza ubugingo buhoraho icyo ari cyo, n'ukuntu abantu bose bo kuri iyi si bakeneye ubugingo twanyazwe. Adamu na Eva bakoraga icyaha, nyuma bakongera gusobanurira umusaraba tuzavuga ubutaha. Umusaraba ko haje agakiza, Imana ikongera ikabaha agakiza kugira ngo andi mahirwe ya kabiri kugira ngo bazongere kubona ubugingo buhoraho. Ariko ku bw'icyaha cyatambutse tukaba tuzanyura, abenshi bazanyura mu rupfu, ndetse hakaba hamaze gupfa n'abantu benshi, nyuma yaho tukaba bafite ibyiringiro ko bazapfa nyuma yaho. Ubwo Yobu yavuze ngo nimara kubara n'ubwanjye kumara kubara nyuma y'uko nzabona Imana. Abenshi dufite ibyiringiro ko tuzongera kubona Imana, kama ko yongeye kubona Imana n'amaso yacu. Ariko ku bw'icyaha cyatambutse tukaba tuzanyura, abenshi bazanyura mu rupfu, ndetse hakaba hamaze gupfa n'abantu benshi, nyuma yaho tukaba bafite ibyiringiro ko bazapfa nyuma yaho. Ubwo Yobu yavuze ngo nimara kubara n'ubwanjye kumara kubara nyuma y'uko nzabona Imana. Abenshi dufite ibyiringiro ko tuzongera kubona Imana, kama ko yongeye kubona Imana n'amaso yacu,
tukagira umubiri twongera kwambika undi mubiri mushya, tukabona n'Imana n'amaso yacu yombi, atari ukuvuga ngo tuzaba turi ibiremwa by'umwuka, kuko tuzaba turi ibiremwa by'umubiri wambaye kudapfa. Imana ndakwinginze ngo ukomeze guhera buri muntu wese, kandi ukomeze gusobanurira abantu benshi bagira inyota yo kumenya ubu butumwa, kandi benshi bazatanga ibitekerezo, abandi babaze, kugira ngo tuzashobore kurushaho kugenda twunganirana mu izina rya Yesu. Amen.